Meza bite? Sawa. Zana. Naribe. Niko na hari agaservice bashaka gusaba ngo ndangire umuntu bita Konse utuye muri zino quartier. Konse? Yego. Konse post kandi kumumenyera. Umudamu ukunda kwimakiya ugira imisatsi imeze gutya. Ntabwo muzi? Umudamu w'inzobe. Muto umugufi y'ukuntu. Ukunda okay nase mwibuka. Ukunda kugira imisatsi. Nuwo ngona. Ubu ndamuzi ubwo si umugore wa Mr. Bucicera. Ntabwo nzi neza umugabo we. Ubwo nuwo ngo. Okay. Uwo mudamu ndamuzi. Naho atuye ndahasi. Ndangira ko wangejeje. Mugezeyo? Wowe ngende mu kazi. Yewe ubu ndi mu kazi. Sibyo? Kandi duhuye uri kugenda. Ngende mu kazi ndi umukomisiyoneri. Umukomisiyoneri urangiye? Uranga n'abantu? Yaba abantu, yaba amazu, yaba amatungo, yaba ibiki. Ibintu byose ngewe ndi komisiyoneri nkominisi. N'ubwatsi bw'inko n'urubingo nkuru. Sikarega. Ngewe urushaka rwiza nakurangira n'ahantu ruri. Ntacyo mani uwo muntu ndamushaka dufite gahunda kandi ndabona amasaha yamfashe rwose amfashe kangiza. Witinda. Sana bibiri aho ngaho. Sana bibiri nkurangire. Ndagwase nzi. Reka. Nubundi ni hafi n'izima. Uri kunti. Sitani zankorera ishyano. Zareka. Ambwira ko byaguhindutse. Nubundi kubyibuka mfite n'umutima. Kikuje kiti. Kigakuri. Kikaze zankorera ishyano wa undangira umwana. Yarangize. Nyina yamubonye se. Yaba na nyina. Byibuze aho nabangiye kuba umukwe wa nyina. Arya bavuga umukwe wa nyina. Nari kubukwe. Mabukwe. Byibuze ntacyo mane oya nubwo ndi guseka mane ndababaye. Ufate. Umukobwa umundangire. Nurangize. Umugore nawe mana mbone. Kazi ko diro zanjye zirya se wamushyize ku mugaragaro bimwe byawe. Nyine narifashe. Urabizi ngewe ibintu byo kuvuga ngo ndihishahisha nyine nagendaga mushira imbere ambwa ntigenda nanjye ngenda wasaba rasubiye kuri rya peru ari kuntu hari ahantu nta nubwo nahemukira none se hari ahantu kariho byibuze umuntu anahagarara akabayibona nyine nta kibazo ahubwo sinzi ukuntu nagiye kubona mbona umugore ngimara ku nawe wazambwira ko nkakugira inama z'ahantu uzajya banyuzamo gutya ndikubyibuka umutima ukane ubigenza ute wowe ko ntarumva n'umunsi n'umwe bagufasha byakugendekeye akazi kamugurira niyibetane akuse ntegama umva nimjajwe mu musarani we wahajyana umukobwa umusarani ukingwa none gese mu musarani nuba wavuyemo tuwarete se samba by'abayimo nta kibazo twebwe izinaha zirakundikirwa Chako yabipfundikirwa kose nta mukobwa wabandi najyana muri toilette n'abakiriye. Bangugira indi nama none. Izo nama zose ndi kumve kundya. Niba ari zo muri toilette aho ntibyavamo. Toilette hari. Ahubwo hari ahantu inyuma y'inzamurike kare bashyize ibintu by'ibiyenzi. Mvaka izo nama zose ntabwo. Nyuma y'imiyenzi umukobwa muzima ukamufata ukamujyana inyuma y'imiyenzi. Yakwangase. Oya. Ahubwo biranze. Ibyo bintu ntabwo. Ndangira. Nibuza kandi kafi kameze neza ariko apana birabintu mani nukuri kwimana ndakantu kagufi cyakarekana rase kuri kayi kanumva biraguca turebe oya uri mu rugero gutya sha uri mu rugero utari muremure utari na mugufi Reka nkubwire numva naje ndangisha akumana irankunda se duhura ubwo ndaje ngize muri yandi hano kari yambura n'ikigo gigi umva usikanwe n'amafaranga yanjye gatangira bana yandemye telefone yanjye rero ifite ikibazo ubwo se uyu mpamagara ntabwo ari kuyibona none se mubona hano hafi sha ntuye hano muri quartier tu ariko ntabwo warabyibushye ngo shari kubona wambaye n'akantu kameze nk'akamba yego mane ndetse biraho umeze ute
Yesu we mana yanjye izi karitsiye ujya uzimenya asize inzira da ibyaro nyine ariko mana duherukana kera ku ishuri nawe rero umuntu ntiyakomeza baraturuse umva mfite umugabo nkunda mana yanjye umva kinkunda kubi mbese niwe wanjye sha nta kibazo mwana sha nyine ahantu naringiye ntabwo ari ngombwa cyane reka nkugeze mu rugo nukuri sha sha wabaye mwiza yewe mbwira nomero za komisiyoneri ubizoberewe. Komisiyoneri se utanga abakobwa ba iki umukobwa cyangwa abakobwa icyo nzi n'imbuga nta mukomisiyoneri w'abantu ba urazishaka nziguhe numva ubundi yangiye komisiyoneri utanga abakobwa ako se ngiye ko mwiyizeye yitwa mwiyizeye ahita murodokari umukomisiyoneri w'abantu se iki abakobwa se cyangwa n'abagabo ko se ni nomero ushaka cyangwa ntampereza nawe mereza ndamubwira kwa mukecuru Heruka karindwi gatatu kiriho kane karindwi nanone gatatu gatandatu umunani bamwita Morodekayi ngo n'urubingo abikore neza komisiyonera iki bwatsi harano kuminga cyasita uri kuninza cyasaba reka mbe ngiye naho ibyawe ariko uramutse ayahumura A day in my life as a small business owner. we utabanguka bimeze biti wacuruza niba basangiye sawa ngaho bawo we wabangutse niba ari bizo amadamu none ndejejwe no kukubona kibibuye umeze ute mana baby face we niko izindi zo baby face bajyaga bavuga umeze ute se akimana irankunda niyo mpamvu ntashingiwe yaravuze ngo nzategereze umukobwa yewe yavuze ngo nzategereze umukobwa mwiza nkawe ni ukuri yewe dada we ongera ubwoba we none se gahunda duhanye ni iyi amubwiza ukuri cyo mu gahunda numvise neza mu nzozi nawe ari kugenda agira gutya nkajya mbona umukobwa mwiza usa nawe ari kujyaze mu inzozi zose narose ejo y'ubu none nagiye no gusenga barambwira ngo hari umwana mwiza mugiye guhura ni wumbuye ahubwo se mbwira urankwa ngahe ndabukwa umufasha busa wabura n'ibihumbi ijana dini ngira gukwa ntabwo wabura n'ibihumbi ijana wampa cyangwa umeze neza yewe reka tugire rero tugire nyine duhane gahunda yo kumenya ubu ni ugize tugira nyine Mani ishimwe none cha twigendere umusohokane n'ubundi hahandi umva nibatoza mubwire ibyo mwigeraga umva nahuye umuhungu mwiza we reka wiboga ufite sayizi aratebeza none kwisoma umva ni nk'uwanjye neza sinzi ibyo wawe kuko simuzi ariko wanjye warihariye pe arihariye imyiza avuga neza
ni ukuri Imana ako se ndahera yego nakubwira ukuntu twasohokanye nakubwira ukuntu haranahiye kwaje papa neza Yesu we akubiye Yesu we nayo n'intego mwegezeho neza ukuri Imana ishimwe n'ukuri njye biranejeje n'ukuri nanjye uzi ukuntu cyagiye twahuye nakubwira ngo mfite umugabo nkabona ubaye nk'ugira akantu n'ukuri Imana ishimwe meze neza Yesu we kuba warabonye inkuru numvaga natayihanganira n'ukuri ni inkuru nziza Yesu we ni muremure se ni imibiri yombi ni inzobe ntabwo ngo ndabahungu b'inzoboro kumva uwo nanjye wanjye ni umugabo mwiza nkunda sinakubwiye ko amaze ndamukunda numva naramwimariye yego nawe wikabya ndakubwiye ngo numara gushaka si ureba umunwa mfite umva wowe uzi kuba kabiri umugabo ni ikintu cyiza umva nanjye ndaje mbikurikirane vuba aha sha ni ukuri uzongera kujya munyirataho umugabo ngo Mana we Mana ishimwe Mana ndagushimwe gusa yabonye fiyanse Yesu we ngo ni umugabo mwiza ngo muremure ngo w'igikara Mana yanjye ni nk'uwanjye neza ariko Mana yanjye we ni karibu nukuri mbese nuko nyine nuko yigikana none mu rugo karibu shari komera shari Mana we shana ngukumbuye meze uti nukuri nari ngukumbuye uyu ni mu mwanya wanjye bamwita Sitani Sitani mbese neza umeze neza se ni ukuri nta kibazo wiri butese umva ndaho ni ukuri Sitani cyane karibu reka nzane nanjye akandi gatebe ni ukuri karibu Sitani mumeze gute turaho ni karibu iwacu tumeze neza njye nkunda ibintu bikeye we uri mubi nta kantu namukuragaho akantu kameze gake sinzi ibintu bihanutse bihanutse kuki we umuguriraho ndakuze cyane ibintu ntabwo bizaba oya ingeso yawe imwe itumye utora ingeso y'iki cyane ingeso zawe ndazizi nta ngeso sha ingeso zawe ndazizi ngiye kugira ku mugore we nta n'isi sheri nawe usigaye ifuye oya ubwo se aragukabakaba birigi ngo nta kantu kari kanguye akahe kantu se kari hehe ntabwo mbizi buriya ntawamenya ntabwo we azajya bagukorakora urugendo rwagenze neza nta kibazo ibintu byagenze neza uyu munsi ibintu muri make nuko nyine uranuka abahenguye ni inshuti yanjye ariko nagiraga ngo ntereke no mu rugo ashobore kuba ari n'umuhehezi n'ubibonye rata uzi ko yari ari kugira yego nta nubwo niba ari gutyo nta nubwo tuzongera no kubanza kugezera rata sheri ariko umeze neza ukuri kw'Imana we nari gukumbuye nanjye umwaka mushya tugezemo